Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe witutsira ikintu busabwa nukubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera kugiye rero mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi handitse ngo subscribe ukakanda. Iyo maze kwakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame ugira ahita ubibonera ku gihe. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe hasi. Bibutsa ko ushaka kode ikintu ukora ni kimwe, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 ukatubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka gukoreramo n'isaha, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa se bitewe n'akazi ukora, uratwandikira ukaduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ku buryo ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakwigisha turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tuyafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Gifite ishusho ifite impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango byanditsemo amagambo y'umweru avuga ngo stop. Stop ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Ese urahagarara mu kihe gihe? Tegereze neza, hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Ari ngo guhagarara aho abanyeshuri bambukira, biga ngo guhagarara akanya gato. Sega ngo ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, deka ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizame, genda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Ndakeka ko hano igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko hano igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Hagarara akanya gato. Iyo ubonye kino cyapa uhagarara akanya gatoya, nubwo nta kindi kinyabiziga waba uri kubona uhagarara akanya gato. Kubera iki? Akenshi bakunda kugishyiraho ugiye kwinjira mu wundi muhanda ukunda gukoreshwa cyane, ariko utari kureba iburyo bwawo, utari kureba ibumoso bwawo. Birashoboka ko hari indi binyabiziga bishobora kuba byaje, bikaba ngombwa ko uhagarara akanya gatoya kugira ngo ubanze ubahereze inzira, utinjira mu muhanda ukabateza ibyago cyangwa bo bakaguteza ibyago. Murabizi bino byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Rero kino cyapa cyanditsemo stop, iyo ukibonye uhagarara akanya gato. Ndakeka ko muzitamo B, ndakeka ko muzikandika wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranye umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi niba n'ikinyabiziga kihagaze impande y'umuhanda kiba kigomba kugira ibintu biri kwerekana ko gihari. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga iyo biri kwambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda iruhande rw'umuhanda ngo ntabwo ari ngombwa kugira ibi byerekana. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Arangwa ibinyabiziga bigendwamo n'abana, biga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri
ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A aba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo, ese urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakadusunika, mubona ko nta matara ndangaburumbarare tugira, nta binyoteri tugira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagenda ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? Ubwo ugiye kumbwira ese ibyapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ayahe mabara. Birashoboka ko waba utazi kino neza, ariko ukaba uzi ukuntu ibyapa by'inyongera biteye. Iyo video narayibakoreye y'ibyapa by'inyongera, urasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ese kirangwa no kuba gifite ayahe mabara? Aravuga ngo ubururu, umweru, umukara. B ngo umukara, umweru, umuhondo. C ngo icyatsi kibisi, umuhondo, ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ariko bari bakubajije amabara, niyo mpamvu uravuga ngo ubururu, umweru n'umukara. Ndakeka ko musukamo A, ndakeka ko musukandika ku papuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga ukoresha iyo nimero tukabigufashamo mu gihe gitoya. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'ubundi. Babibona ku buhe buryo? Aravuga ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ibi bintu mumaze kubimenya. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubonye igiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugeze kuri 20 ariyo wari kugira iyo aza kuba ari wowe umaze gukora kino kizame. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, nayo ibumoso babona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A, yego ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B, yego ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ukitegereze neza, kirabaza ngo ahantu ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba keretse yanyuze ko cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Kino kibazo ikintu gishatse kuvuga, niba ufite ikinyabiziga gifite uburemere burenga ibiro 3500 kikaba gifite uburebure burenga metero 10, birumvikana icyo kinyabiziga ni kimwe muri za rukururana. Ikinyabiziga gifite uburebure burenga metero 10
aba ari muri bya rukururana. Rero iyo kiri kugenda mu muhanda kiba kigomba gusiga umwanya uhagije hagati yacyo n'ikinyabiziga kiri imbere, kugira ngo umuyobozi uturutse inyuma n'aba yatangiye kudepasa akabona hari ikindi kije abashe kuyigobeka adateje impanuka. Ariko ari kuvuga ngo uwo mwanya icyo kinyabiziga kiba gishobora kutawusiga mu bihe bikurikira, cyangwa se ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe rero uwo mwanya uba udagomba ashaka batawusiga. Ngo mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, sega ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ese urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. N'ubundi mugeze ahantu harimo ambutiyaje, cyangwa se mugeza mu gace kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya bashaka ntabwo aba yawusiga, kuko n'ubundi aho hantu bamugeze ntabwo biba byemewe kuba wadepasa. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe hasi. Waba uri hafi gukora ikintu cyose nshyizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ukajya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ese uba wakora iki? Ugeze hariya ku maferuje usanze yapfuye, bikunda kubaho, ariko wasanze umuyobozi ubifitiye ububasha guha kino kimenyetso. Ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo kimwe ucyandike ku gapapuro. Ari ngo ukata ibumoso gusa, mbega ngo ukata iburyo gusa ugakomeza imbere, sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mu gihe kuri D handitse ngo komeza imbere gusa. Uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, kuko hari ahantu hahuriye ibinyabiziga bigiye mu byerekezo bitandukanye, aguha kiriya kimenyetso hari abandi yemereye gutambuka. Rero ugahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, nawe mu kanya gatoya kakwemerera ugatambuka ugakomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko uramaze guhitamo C rero, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu saa 11 za mu gitondo bugiye gucya, oya, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse gihari. Ese amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya kangahe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 200, sega ngo muri metero 150, sega D ikaba ngo muri metero 250. Ese urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 150. Ndakeka uramaze guhitamo rero C, ndakeka uramaze kuyandika ku gapapuro. Iyo uvuze amatara ndangacyerekezo mwebwe nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Gifite uko gisobanura aho banyura bazengurutse, gifite icyo gisobanura iyo batashyizeho ririya jambo ngo mu nkomane. Ese kino cyapa gisobanura iki noneho mu nkomane?
hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. ariho ngo utanga inzira ku binyabiziga binini, beka ngo ugabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru, seka ngo utanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, deka ngo utanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Hari umuhanda uri kugenda wegera imbere yawe ugiye kuwinjiramo, hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, utanga inzira yo ku ibyo binyabiziga biri muri uwo muhanda munini ugiye kwegera cyangwa ugiye kwinjiramo. Ndakeka ko ramuzitamo se, ndakeka ko ramuzikandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho. Ugomba yavuze umuhanda w'ibyerekezo bibiri, ni wa muhanda uri kujya imbere ariko hari kuza n'abandi bari kuza bagusanga, ni umuhanda ubisikanirwamo. Ese ikinyabiziga kikuri imbere kiri kugenda buhoro kandi uri kureba imbere ukabona nta kibazo gihari ko wanyuranaho. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo kukinyuraho bikorewe ibumoso, bega ngo kukinyuraho bikorewe iburyo, sega ngo kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C akaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba kubwira ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko bishoboka ko wakoreraho iburyo bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, ariko aho ngaho uzakinyuraho bikorewe ibumoso. Ndakeka ko A, ndakeka ko ramuzikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Ari ngo guhagarara kw'ikinyabiziga, beka ngo aho abanyamaguru bambukira, seka ngo guha ubushobozi ibinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hari igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira. Iyo bavuze ngo imirongo ibiri irateganye, niba nanditse inyuguti ya H, ni imirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Mubona ko iriya mirongo y'aho abanyamaguru bambukira, cyangwa mwebwe mu ndimi z'amahanga iramwita ngo ni zebra cross, iba ihagaze n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri uba uhagaze. Niyo mpamvu bavuze ko biba biteganye. Rero naho abanyamaguru bambukira, cyangwa mwebwe mu ndimi z'amahanga ibyo mujya mwita ngo ni zebra cross. Mwibutsa ko ushaka kwiga utwandikira ukaduha amasaha abonekaho ku munsi. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 26 tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ara ukongera umuvuduko ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo, beka ngo ufata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara, seka ngo emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro.
hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. Emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi gikunda kuba ari nka za ambulance zitwaye nk'abarwayi. Wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri kubona nta cyago gihari, uri kubona imbere atari mu koni, imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, imbere hari kugaragara neza. Wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12. Kibaza ngo iki kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ariho ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko agomba guhagarara. Beka ngo vuza ihoni ukomeze. Seka ngo gabanya umuvuduko nurangiza ukomeze witonze. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano ikiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, uba ugomba umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugafata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, ugahinzira uwo muntu akamanza agatambuka, nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago cyangwa we akaguteza ibyago. Ndakeka uramutse A, ndakeka uramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko uri gukosora kino kizamini ukabona birakugoye, ubyandika muri comment ugakanda subscribe, nkagutegura amasomo nazayashyira ukazahita uyabonera ku gihe bitewe n'ibiri kukugora. Hari ikibazo wagizemo uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya 13 cyabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu y'intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Kubuye buryo arango kare ifite ubuso bw'ibara ryera, beka ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, seka ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Bino byapa by'inyongera bifite ubuso bw'ibara ryera, ishusho aba ari urukiramende cyangwa se mpande enye. Ndakeka ko uramutse utamo B, ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje kubazanira kino kizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije nimugerwa muzakorera rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ye ntera araba ngo muri metero 100, beka ngo muri metero 150, beka ngo muri metero 50, seka ngo muri metero 40. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo ese urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari muri metero 40. Ese uramutse uhitamo C, ese uramutse kuyandika ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya ndizera ko urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving Quality TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari? Arangwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, beka ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagerewe ibinyabiziga kidakora. Bari kuvuga zira feruje. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iri tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kuko gihari cyaba kiri kugaragaza uri butambuke mbere. Cyangwa se bino bimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga iyo bidakora, murabizi nabyo biba biyobora ibinyabiziga ubusanzwe. Rero iyo bitari gukora nabwo hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kibaza ngo iki, tegereze neza. Kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi mwese biriya bimenyetso bimurika cyangwa mwebwe ibyo mwita ngo feruje biba bigomba kuba biri iburyo, ariko hari imihanda uzageramo ubone babishyize hejuru y'umuhanda cyangwa se ubone babishyize ibumoso. Ese biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, byagenze ute? Ese kubera iki? Ari ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Abagenzi bari kuvuga n'ubundi hariya nkuko murambibabwira n'abayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Aho ni kuri B. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. D bakatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Abari kugira ngo birusheho kugaragara neza, murabizi usibye na biriya bimenyetso bimurika n'ibyapa na bino bimenyetso byo mu mihanda, byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza abantu cyangwa abagenzi cyangwa abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se bari gukoresha umuhanda. Rero bari kugira ngo birusheho kugaragara neza, niyo mpamvu hari imihanda uzagira ubone babishyize iburyo, ibumoso, hejuru y'umuhanda, cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali mukunda kubibona. Rero abari kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano isi urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko ramuzitamo rero C, ndakeka ko ramuzikuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikimiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe? Ara ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo uvuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri, ubwo bazavura moteri amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande yo wayadepasa cyangwa uba wayanyuraho, ariko ibindi binyabiziga bikaba bibujijwe.
hehe? Ni hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura, cyangwa hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka na vitesi idakora? Ibyo bintu bibaho se? Ahubwo niba bibaho bishobora kubaho ryari? Araba ngo igihe kigenda ahamanuka, B ikaba ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C ikaba ngo igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni byo, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabibona nka kwa kundi ikinyabiziga kiba cyakoze impanuka bikaba ngombwa ko hari ikindi kinyabiziga kiza kugikurura. Buretse kuba kiri kugendesha amapine, moteri ntiba yaka, vitesi ntibikora. Rero ni igihe kiba gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Mbibutsa gukanda subscribe niba mukeneye kuzakora rimwe mugahita mutsinda, kuko ikintu cyose nkizaho ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ariko bucishemo imirongo ibiri itukura ikoze akantu kameze nk'agakubo. Kino cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Ari ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Mu gihe kuri B bari kutubwira ngo iki? B bakatubwira ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Siga ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Deka ngo birabujijwe kuhinjira. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero bari kukubwira ko kuhagarara umwanya muto n'umunini bitemewe. None we yacishiyemo umurongo umwe utambitse, kiba kiri kubwira ko bibujijwe kuhagarara umwanya munini. Mu gihe ari ibiri, umwanya munini n'umuto biba bibujijwe. Ndakeka ko rumuzitamo rero igiso cy'ukuri cya nyacyo, ndakeka ko rumuz kuyandika ku gapapuro ari cyo C. Ndizera ko kino kizame dukoso ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo mu gihe gitoya. Ibibazo biri gukunda kugaruka, uri hafi gukora, gira kusura kino kizame cyose turi kuba twashyizeho, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Nugiramo ikibazo umamagare cyangwa unyandikire ngusobanurire. Serivisi yo gusobanurira n'ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana wo mugisha abari hafi gukora amahirwe masa, mugira ibihe byiza.